ngo ishyaka PS Imberakuri rya Maître Bernard Ntaganda ryaba ryaribarutse undi Aung San Suu Kyi. Uwo ni Uwizeyimana Kansime bamwe batangiye kubonamo Aung San Suu Kyi uje ku mwanya wa gatatu nyuma y'Ingabire Umuhoza na Aung San Suu Kyi nyirizina wo muri Birmania. Uwizeyimana umunyamabanga mukuru wa PS Imberakuri abamwumvise n'abamubonye mu kiganiro yongeye kugirana n'abanyarwanda bari Burayi ku ya 9 Gashyantare muri uyu mwaka. Bamwe baragize bati ni Ingabire wa kabiri uvukiye muri PS Imberakuri, abandi ngo ni mushahidi neza. Yagaragaje ibibazo byugarije u Rwanda birimo inzara, ubukene, ubusumbane. Ati mu Rwanda harimo ibice bibiri gusa, agace gato gakize cyane n'ikindi gice kinini gikennye, gishonje, kirwaye amavunja, kitivuza, kitiga. Naho kubyiza yashima aragira ati nawe mazu y'imiturirwa ari Kigali n'indabo ku muhanda, iyo uganye nyuma yaho ho intambwe nke cyane wibona mu yindi si yabazahajwe n'ubutindi n'ubwoba. Muri iki gihe mu Rwanda bitegura kwibuka ku nshuro ya 19 icyo bise Jenoside yakorewe Abatutsi, Uwizeyimana ataragaya cyane ingoma ya Kagame ikomeje kwirengagiza ko Abahutu ndetse n'Abatwa nabo bapfushije. Atese bo bazibuka babo ryari. Uwizeyimana urangije urugendo yagiriraga mu bihugu by'i Burayi, bamwe bamufitiye impungenge ko yaba ari nka kakanyoni karitse ku nzira, ariko bavuga ko niyo yapfa none cyangwa se ejo ibyo avuga n'ibyo akora mu kubohoza u Rwanda byo bitazasubira inyuma. Atari ko mu gihe nyiriho dufatanye kurwanira u Rwanda rw'abanyarwanda bose. Uwizeyimana umunyamabanga mukuru wa PS Imberakuri yasabye abanyarwanda bari mu mahanga ko ingufu zabo nizihura n'izabari mu gihugu urukuta rubari hagati rubatanya rutazatinda kurindimuka. Nta rwibutso ndabona mu Rwanda bavuga bati aha hantu naho bashyinguye Abahutu nabo bapfuye mu ntambara, kandi barahari murabizi. Yewe hari abapfuye muri 1994, hari abapfuye mbere ya 1994, yewe hari n'abapfuye nyuma yaho. Kugeza ubu ngubu nta rwibutso rw'Abahutu rurajyaho mu Rwanda ngo tururebe narwo turusure nk'uko dusura urw'Abatutsi. Aho ngaho rero ukibaza uti niba Abatutsi barapfuye bo bakaba bibukwa nk'Abanyarwanda rwose ni byiza, ariko noneho Abahutu bo kubera iki batibukwa? Ngewe makuru uyu nkubwira ntabwo muri 1994 nari ntarakoza n'ikirenge cyanjye mu Rwanda, ariko ubu nitwa Interahamwe kubera ko ndi muri opposition. Iyo bagiye kuvuga baravuga ngo kakadamu ko muri PS k'Interahamwe. Ubutegetsi buriho bwagerageje kwerekana yuko Abatutsi ari bo bababaye ari nabo bapfushije abantu. Ntabwo mbihakana nkanjye makuru uvuga, ndabyemera ko Abatutsi barapfuye koko, bapfushije n'abantu benshi. Ariko noneho si Abatutsi gusa bapfushije, kubera ko hari n'Abahutu nabo bapfushije abantu babo benshi, na n'ubu bagifite ako gahinda, bagifite intimba. Kugeza ubu mu Rwanda cyangwa no hanze y'u Rwanda hari imfubyi, hari abapfakazi b'Abahutu nabo bapfushije abantu babo mu ntambara. Mbere yuko ngira icyo mvuga ndabanza kubasuhuza, ntabwo twari duherukanye. Muri aho murakomeye. Ndongeraho kuri iyo ndamukanyo rero baramutsa mu ndamutso y'ishyaka PS Imberakuri igira iti mugire urukundo, ubutabera n'umurimo, kandi mugire amahoro muri rusange. Muri make rero bamwe twari twabonanye ubushize, ndetse ngira ngo harimo wenda n'abatari bahari, twari twashoboye kuganira ku bintu byinshi, ndetse twungurana n'ibitekerezo mu buryo butandukanye. Ibyo bintu rero twaganiriyeho akenshi ni twaganiriye ku bintu, ku buzima buri mu Rwanda, uburyo abaturage babayeho mu gihugu, n'ukuntu bamerewe mbese mu buzima bwabo bwa buri munsi. Aho rero bitewe n'ukuntu twabonaga imibereho y'abaturage b'Abanyarwanda bari babayemo, twahisemo kwicara nk'ishyaka rya opposition, ishyaka rya PS Imberakuri, tubifashijwemo na perezida fondateri w'ishyaka ariwe Maître Bernard Ntaganda. Ubwo yaraduhamagaye hanyuma dufatanyiriza hamwe
kwicara twiga ku mibereho y'abanyarwanda ndetse no kureba ukuntu politiki iteye mu gihugu. Aho ngaho rero twashoboye kwiga ku bintu bitandukanye ndetse no kureba ibikenewe kuba byavugururwa. Tugerageza no kuba twashaka kunenga ibyo twabonaga bitagenda neza, ari naho nyine nk'ubutegetsi buriho butishimiye kunengwa, butanabishatse, ariko turavuga tuti ni urugamba twatangije, tugomba kuzajya tunenga ibyo tubona bitagenda neza. Aha rero twaricaye twigira hamwe, turareba dusanga twasanze mu bintu bitagenda neza mu gihugu, icya mbere harimo nko kubura urubuga rw'abanyapolitike mu gihugu. Icya kabiri twasanze uburenganzira bw'ikiremwamuntu butubahirizwa mu gihugu cy'u Rwanda, n'ubundi niho mvuga. Dusanga nta butabera bwigenga buharangwa. Turongera dusanga nta burenganzira bwo gutanga ibitekerezo ku baturage. Turongera dusanga ikindi nanone, ubukungu bwihariwe n'agatsiko k'abantu bamwe gusa, budasaranganyijwe mu banyarwanda. Twarongeye dusanga nanone icya gatandatu, ibyemezo bifatirwa abaturage biza ari inyungu za bamwe, ugasanga abaturage barimo kuhahombera ndetse birimo kubakandamiza. Aho rero twaravuze tuti ntabwo twakwihanganira kurebera igihugu cyacu gikomeza gufatwa n'abantu uko biboneye bagamije inyungu zabo, cyane cyane ko twabonaga kenshi ari ugushaka kwigwizaho imitungo. Ugasanga aho ngaho harimo gukandagira umuturage cyane. Mbese muri make ishyaka ryacu PS Imberakuri cyane cyane twasangaga tugomba guhangana n'ikibazo cy'ingutu, aricyo cy'abantu nakwita ngo ni nka ba runyunyuzi bashaka kunyunyuza umuturage ntishyire ngo yizane mu gihugu cye. Aha rero nkakomeza mvuga inti dufatanyije namwe mwebwe abari hanze y'u Rwanda, dushobora kugera ku ntego zikomeye ndetse tukabohora n'abanyarwanda. Aha rero nkakomeza mvuga inti hari ibyo nanone dusabwa kugira ngo tube twashobora kubohora igihugu cyacu. Ibyo dusabwa rero mbona ko dukwiriye kurebera hamwe tukagira ubumwe. Ikindi nanone dukwiye kugira ubwubahane, hanyuma tukagira n'ubushishozi mu byo dukora byose. Ikindi hakabamo ubwitange. Ikindi nanone hakabamo ubunyangamugayo ndetse hakabamo n'ubwenge. Hanyuma rero banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda mwateraniye hano, nk'amashyaka ya opozisiyo ari mu gihugu, akorera mu gihugu imbere, twakomeje kwamagana twivuye inyuma ubutegetsi bw'ingoyi y'igitugu Kagame n'abambari be bakomeje gushyiraho abanyarwanda ndetse no guhiga bukware abatavuga rumwe nabwo. None rero banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, mwebwe mwese dufatanyije umugambi wo guhoza amarira abana b'u Rwanda. Nagira ngo dufatanyirize hamwe kureba icyo twakora kugira ngo
twihutishe kubohora igihugu cyacu, kuko abanyarwanda baba mu gihugu turanoza, bo barimo kunoga kubera ko ntabwo bishimiye ubuzima babayemo. Aha rero nakomezaga mvuga inti nubwo naba ndekeye aha, ibiri mu Rwanda ni byinshi, nta wabivuga ngo abirangize, keretse wenda nk'ibibazo mwaza kuza gushobora kubaza, tukagerageza gutanga ibitekerezo tubisubiza, naho iby'iwacu byo ni birebire. Gusa nanone umuyobozi wa gahunda naza kuza kumpa ijambo, nari mfite ibibazo bigera kuri 4 gusa nashakaga kuza kubabaza, kugira ngo nisubira mu Rwanda nzashobore kubisobanurira bagenzi banjye tubana mu gihugu, akenshi ko bakunze kubyibazaho. Murakoze cyane, ndabashimiye. Murakoze Makurata. Ndumva muri makeya yanze kujya mu magambo asesuye y'ukuntu bimeze, kubera ko twifuzaga ko uyu munsi twaganira dukurikije ingingo mwifuza ko tuganira. Impamvu rero namwe mbahaye urubuga kugira ngo mushobore kumubaza, aho biba ngombwa ndamwunganira, ariko we nk'umuntu uri mu gihugu ndumva ari we uratugezaho byinshi. Murakoze rero, ijambo ni ryanyu. Hari abandi hariya. Murakoze kumpa ijambo. Mu byo yavuze nabishimye, nyine ibibazo bihari, ariko hari ikibazo n'ubushize twagarutseho kijyanye n'urusyo abanyarwanda bose bikoreye, urusyo rwitwa jenoside, ruri ku bahutu ko bicanye, ruri ku batutsi ko biciwe. Urwo rusyo mbona ruri mu bintu bya mbere amashyaka yagombye kujya hamwe akareba ukuntu iyo mvugo yagombye no gusibangana cyangwa se ikakosorwa, kuko jenoside babanje kuvuga ko yateguwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana, ariko abaminisitiri hafi ya bose baciriwe imanza Arusha, bararekuwe kubera ko basanze ari abere. Nkamwe b'amashyaka murumva iyo mvugo izakomeza gutyo cyangwa muzashaka ukuntu mwayihindura? Ikindi cya kabiri ngira ngo uze kuza kudusubiriramo n'ibintu watubwiye turi kuri sitini bijyanye no kutugira inama yo kugira ngo tutazagwa mu mutego Kagame yaguyemo wo gushaka gukoresha ubwoko. Niba muje muvuga ngo murashaka ubutegetsi bw'abahutu, muzagwa mu mutego nk'uwo Kagame yaguyemo akoresha abatutsi. Nagira ngo rero ibyo byiza kubidusubiramo, unatubwira ibyo yatubwiye ubushize byangeze ku mutima, ibijyanye n'ariya magufa yo ku rwibutso, usanga ari amagufa y'abatutsi ariko batavuga bati hano hari amagufa y'abahutu kandi nabo barapfuye. Ubwo ndahera kuri kiriya kibazo cya mbere, urusyo rwa jenoside. Nibyo koko kiriya kibazo kirakomeye cyane. Twebwe n'ishyaka PS Imberakuri dusanga no kugira ngo igihugu gitengamare ari uko kibanza kwigwaho, kubera ko murabizi urukiko mpuzamahanga rwashyizweho kugira ngo rusuzume kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1994 kugera kuri 31 z'ukwezi kwa 12 abantu bose bagize uruhare mu bwicanyi, noneho runemeze niba koko ubwicanyi bwabayeho ari jenoside nyarwanda cyangwa se niba hari indi nyito bazabwira. Kugeza uyu munsi ikintu cyagaragaye nuko rura rukiko rwarebye uruhande rumwe. Ubwo no kuvuga abantu bahoze ku butegetsi nkuko bivuze, abenshi barafashwe barafungwa, bamwe ahubwo bari barashyizwe imbere yuko aribo batekereje jenoside. Twatangajwe nuko mu byaha byabahamye icyo gutegura jenoside kitabahamye. N'ejo bundi mwumvise ko abaminisitiri bafunguwe 2. Ku ruhande rwa FPR
kugeza uyu munsi nta muntu n'umwe wigeze abazwa, nta na nkete twigeze tumenya z'uruhare bagize mu bwicanyi bwabaye. Twe tugasanga rero urukiko rwaragiriyeho uruhande rwatsinzwe, kandi kugira ngo ibibazo by'u Rwanda bikemuke ni uko urukiko rwagombye kuza rureba hose. Niba tubwira bati twakoze ankete kuri FPR dusanga nta muntu wagize uruhare mu bwicanyi, ibyo abanyarwanda bakabibona, asaba ari amahoro. Niba tubwira bati ankete twarazikoze dusanga ubwicanyi bwarateguwe na banaka, nabwo azaba ari amahoro. Ariko mu gihe bigaragara neza ko ubucamanza bwahengamiye uruhande rumwe, bituma abantu bakomeza kwibaza bati se ubwo bucamanza nibwo twari dukeneye cyangwa no kudukinga mu maso. No mu Rwanda kandi naho ikibazo niko cyagenze yuko ubucamanza bwo mu Rwanda, haba ubucamanza busanzwe, haba ubucamanza bwa gacaca, ntabwo bwigeze bwibaza amarorerwa FPR yakoze. Bityo rero naho tukabona hari ikintu kibura. Twe tugasanga kandi kugira ngo abanyarwanda bashobore kwiyunga, bongere babane mu gihugu nk'uko byahoze, ari uko ukuri kugomba kumenyekana kuri ibyo byose, ko abanyarwanda barahimukiranye. Hari abatutsi bishwe bazira ko ari abatutsi, hari abahutu bishwe bazira ko ari abahutu, ariko dukeneye kumenya ni bande babishe, ni bande bateguye umugambi wo kubica. Icyo rero ni ikibazo twese twagombye gufatanya, haba amashyaka, haba societe civile, twese hamwe tukarebera hamwe uburyo twakiga kugira ngo dushake umwanzuro ushobora kunogera abanyarwanda twese. Ubwo rero nawe ukibajije, nawe ukaba usabwe kuba watanga umuganda kugira ngo ibyifuzo, ibyemezo bizasohoka muri uwo mubonano bizaze bifite ireme rikomeye, kubera ko bizaba byaturutse ahantu henshi. Ubwo nasaba rero na Immaculata nawe agasubiza kuri icyo cya kabiri. Ubwo niba hari aho tutasobanuye neza, ubwo byangwa ko tuzabusubiramo, ariko ubundi nuko bimeze. Murakoze cyane nanone kongera kumva ijambo. Icyo kibazo cyawe uragira uti nabagiraga inama basaba yuko mutazagwa mu mutego wenda wo kuzaza mu Rwanda mwitwaje iturufu ry'ubwoko runaka ngo nk'uwo Kagame yaguyemo. Aha rero ndongera ndabivuga mbikomeje ndetse ndanabishimangira. Hariho abantu benshi, abayobozi cyangwa se n'abantu baba mu mashyaka, mujya mubumva benshi batandukanye, usanga aho kwimiriza imbere inyungu z'abantu cyangwa bizagirira abanyarwanda akamaro, ahubwo akimiriza imbere ubwoko runaka. Aho ngaho rero ni nayo mpamvu nababwiraga nti nyamuneka muramenye ntimuzaze mwitwaje ubwoko, kubera kuko niba twarashoboye guhangana n'ingoma ya Kagame tukavuga tuti turabereka aho bitagenda byanze bikunze nubwo bitoroshye, namwe muri mwebwe n'uwaza n'ubundi akora nk'ibyo ngibyo n'ubundi tuzakomeza twiyopoze. Aho ngaho rero nkashaka kuvuga ngo bigaragara mu rwego cyane cyane rwo iyo bigeze mu gihe cyo kwibuka abantu bapfuye muri 1994. Ubutegetsi buriho bwagerageje kwerekana yuko abatutsi aribo bababaye ari nabo bapfushije abantu. Ntabwo mbihakana nkanjye Makurata uvuga, ndabyemera ko abatutsi barapfuye koko, bapfushije n'abantu benshi. Ariko noneho si abatutsi gusa bapfushije, kubera ko hari n'abahutu nabo bapfushije abantu babo benshi, na n'ubu bagifite ako gahinda, bagifite intimba. Kugeza ubu mu Rwanda cyangwa no hanze y'u Rwanda hari imfubyi, hari abapfakazi b'abahutu nabo bapfushije abantu babo mu ntambara. Twebwe rero nka opozisiyo akaba ariyo mpamvu twavuze tuti ntabwo dushobora kwemera yuko umunyarwanda umwe ahabwa agaciro kuruta kundi biturutse ku butegetsi, tukumva ko tutabishyigikira. Ariyo mpamvu nkatwe tuvuga tuti
ni byiza ko twibuka abavandimwe bacu batuvuyemo mu ntambara, tukibuka abatutsi koko bapfuye, ni byiza, baribukwa mu Rwanda, bafite yewe n'inzibutso bashyinguwemo. Ariko noneho kugeza ubu nta rwibutso ndabona mu Rwanda bavuga bati ahantu naho bashyinguye abahutu nabo bapfuye mu ntambara, kandi barahari murabizi. Yewe hari abapfuye muri 94, hari abapfuye mbere ya 94, yewe hari n'abapfuye nyuma yaho. Kugeza ubu ngubu nta rwibutso rw'abahutu rurajyaho mu Rwanda ngo tururebe narwo turusure nk'uko dusura urw'abatutsi. Aho ngaho rero ukibaza uti niba abatutsi barapfuye bo bakaba bibukwa nk'abanyarwanda, rwose ni byiza, ariko noneho abahutu bo kubera iki batibukwa? Bose ko ari abanyarwanda, bose ko bagiye twari tukibakeneye. Ikindi cya kabiri tukavuga tuti twebwe nka opposition, ubumwe n'ubwiyunge se abayobozi bacu birirwa baririmba bayobora igihugu cy'u Rwanda ngo abanyarwanda bafite ubumwe n'ubwiyunge, ese abanyarwanda baziyunga bate kandi bagifite ako kantu kari hagati yabo, kuko umwe bibuka we wapfuye, undi noneho bakavuga yuko we asa nkaho atapfushije. Urugero natanga, hari umupfakazi w'umututsikazi koko wiciwe n'interahamwe, hari n'umupfakazi w'umuhutukazi nawe wiciwe. Ese abo bantu baziyunga bate, umwe agira igihe cyo kwibukwa undi ntiyibukwe? Aho ngaho rero niho nababwiraga inti nimuza mwitwaje ngo muje kubohoza ubwoko runaka gusa, simpamya ko hari icyo muzageraho. Ni nayo mpamvu mubona ko ubutegetsi buriho ubu ngubu navuga ngo buri mu marembera, kubera ko ntibwashoboye gufata abanyarwanda ngo bashyire ku gipimo kimwe, bubaringanize, bubaho uburenganzira bungana. Umupfakazi w'umuhutu ahabwa agaciro nk'umututsikazi, imfubyi y'umuhutu ihabwa agaciro nk'iy'umututsi, bose bagira agaciro kangana nk'abanyarwanda. Aho ngaho rero wajya kureba ugasanga ese ni igiki cyihishe inyuma cy'ubutegetsi buriho, kuki butinya kugaragaza abahutu bapfuye? Ese aho ubutabera bukurikiranye bwasanga abo bategetsi batabihisha kubera ko baba bafite uruhare mu rupfu rwabo? Niba se abatsembatsembye bitwa interahamwe bo barimo kubibazwa, kuki noneho abisha abahutu bo batarimo kubibazwa? Ese za nterahamwe nizo zasubiye inyuma se zijya kwica izindi nterahamwe? Aho ngaho rero niho nababwiye nti mwitonde cyane, nimuza mwitwaje iturufu iryo ari ryo ryose, twebwe nk'abantu bahagurukiye kurwana urugamba rwo kuvugisha ukuri, tugasenya ikinyoma aho kibitsa hariho hose, aho gihunitse hariho hose, niho nahereye mbabwira nti n'ubundi namwe nimuza mwitwaje ikinyoma nk'icyo ngicyo turimo guhangana nacyo ubu ngubu, namwe ntabwo tuzatinya, tuzakomeza n'ubundi urugamba rwo kubohora abanyarwanda. Murakoze cyane. Ku kibazo urangirijeho cy'ubwoko, nkeka ko turimo kuganira n'abantu bo muri PS Imberakuri bagombye kuduha position yabo antaka ishyaka kuri icyo kibazo. Ese mu Rwanda PS yemera ko habaho abahutu, abatutsi n'abatwa, ko icyo kibazo kigomba kuvugwa kigacoshwa kikemerwa nk'uko wenda mu Burundi bo bagize kure yuko bemeranye bati abahutu, abatutsi, abatwa bariho, icyangombwa nuko haba coexistence pacifique bakabana. Mu Rwanda bakavuga ngo habaho abanyarwanda gusa, ngo ubwo bwoko muzi ko Ingabire icyo kintu yakizize kuko yavuze ko hari abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ndagira ngo mbaze muri PS Imberakuri mwebwe icyo kibazo cy'ubwoko cy'abahutu, abatutsi n'abatwa kirahari ntigihari, kizakemurwa gite? Ese bazagipfundikira tuvuye ngo turi abanyarwanda gusa? Icya kabiri, ko iyo planification ya genocide, ese PS Imberakuri ivuga ko habaye planification ya genocide cyangwa ko ntayabayeho? Ni position ya PS antaka ishyaka, nubwo abanyasi yavuze ati amashyaka azahure agira icyo avuga, PS iyo ibibonetse, ese iyo planification yabayeho cyangwa ntiyabayeho?
reka rero nshyireho ibibazo byanjye bibiri kamanze nkusubize kuri ibyo kugira ngo tukirangize rimwe ku byerekeye pozisiyo y'ishyaka ku kibazo cy'amoko abahutu abatwa n'abatutsi twebwe rwose tubivugira ku mugaragaro uzarebera muri stati z'ishyaka harimo inyabutatu nyarwanda ni ukuvuga ko twemera ko mu Rwanda hari amoko atatu tuzi kuva kera abahutu abatwa n'abatutsi byumvikana ko hari n'imvange ko uwavutse ku muhutu n'umututsi umuhutu n'umutwa nabo barahari cyangwa se n'abanyamahanga ariko ikibazo cy'ubwoko turacyemera no muri stati kirimo ku byerekeye rero pozisiyo y'ishyaka kuri planification twebwe dusanga nk'uko nasiyo zindi zashyizeho urukiko kugira ngo rukore anketi rugaragaze ikintu cyateye buriya bwicanyi kinabuhe n'izina niba ari jenoside nyarwanda yuko niko yanditse muri stati stati zashyizeho TPR handitsemo jenoside Rwande twebwe rero tugenda muri uwo murongo yuko abahanga bazobereye babisesengura bakaturebera bakatubwira bati mu Rwanda ubwicanyi bwabaye bwarateguwe cyangwa se ntibwateguwe niba bwateguwe n'abande noneho bakabuha n'inyito kubera ko ibyo ari byo byose ibyabaye byo twese turabizi ubwicanyi bwarabaye ariko twe ntabwo dufite ubushobozi twe nk'ishyaka PS Imberakuri ntabwo dufite ubushobozi buhagije ko kugira ngo tube twagaragaza yuko habaye gutegura cyangwa ritabaye niyo mpamvu tuzaba abahanga bafite ibikoresho noneho n'abanyarwanda twese yuko hari benshi bari mu gihugu twese tukabwizanya ukuri kugira ngo turebe koko niba icyo kintu cyitegura cyarabayeho niba cyarabayeho ninde wateguye donc niyo pozisiyo y'ishyaka yacu nongeyeho kuri icyo kibazo cya mbere wabajije cy'amoko ntabwo nyura ku ruhande rw'ibyo mugenzi wanjye avuze ikibazo cy'amoko ntabwo navuga ngo ni ikibazo ariko ni ikintu kizwi twasanze mu mateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ni ukuvuga ngo abo muri iki gihe bavuga ngo nta moko akiba mu gihugu nta moko akiba mu Rwanda ni ukuvuga ngo baba bashatse gusa nk'aho u Rwanda rutakiri u Rwanda uko turuzi kera ari naho ngira ngo mbona hagenda haturuka n'izi gahunda zo guhindagura ibintu uko byahoze ukumva ahitwaga gutya ntihakitwa ko ukumva ikitwaga gutya ntikikitwa ko amazina akagenda ahindagurika biriya ngewe nabona ko ari nk'ibintu byo guheza nkete kugira ngo abantu ahari ubushinjacyaha nibujya kubakurikirana ku byo bagomba kuzasubiza ahari bizabagore kuko uvuze ngo nta bwoko bukiba mu Rwanda byaba bivuga yuko u Rwanda noneho rwabaye ikindi kintu u Rwanda rujya kumenyekana rwamenyekanye rurimo amoko atatu harimo ubwoko bw'abahutu abatwa abatutsi ubu rero uvuze ngo nta bwoko burimo ni ukuvuga ngo nta muhutu ukibamo nta mututsi ukibamo nta mutwe ukibamo aho rero se wakwibaza ngo mu Rwanda se noneho harimo bande ibyo byose rero ni ikinyoma cy'ubutegetsi buriho mu Rwanda ubu ngubu bwa FPR bushaka gutwikira ngo bujijishe hanyuma n'abazajya bashaka kumenya gucukumbura ukuri kw'ibyakozwe be kuzajya bamenya ahantu babihera murakoze cyane murakoze ubwo ikindi kibazo nuko mu mvugo yanyu mwana bivuze ari kuri siti nkuko nyese yabivuze ari no muri manifestation muvuga muti mu Rwanda twebwe ijambo guhangana n'ubutegetsi ntabwo turiko ahubwo turashaka ko guhindura ibintu ndetse mwavuze ko byaba donc ko mwe mwifuza ko abahari ingoma ya Kagame nabo bari kumwe ko baguma mu Rwanda bagakorana n'abandi politiki ku buryo rero nkibaza intese abari abantu ko tubari ubwicanyi ko harabicanyi ko ibibazo bihari byose babifitemo uruhare rugaragara ese abo bantu ahubwo ntibagombye gukanirwa urubakwiye nk'uko abantu
babivuga kuko ntabwo babonamo abantu bashobora kugira ikindi kintu bazana kugira ngo bagarure mu butegetsi, kugira ngo ubutegetsi mbese bubere abaturage, kuko bo imitegekere yabo yagaragaye ko ari igitugu, ari y'ubwicanyi. Ubwo rero waba uti abo bantu bagumaho dukorane, ese byashoboka bite ko abo bantu bari ubwicanyi bugaragara bw'igitugu, abantu bavuga bati noneho tubateye icyuhagiro, abantu bahindutse abantu bazima, reka dukorane, twicare dukorane, aho kugira ngo bafungwe cyangwa baregwe ibyaha bakoze. Ikindi mwebwe mu Rwanda mureba ibihabera, abo muri opposition akenshi twebwe tubona ko baravuga bati uburezi, tukavuga tuti uburezi buhe niveau yabiri hehe ko byahindutse business, ko tukavuga tuti uburezi kada, bati economy iragenda tutereka da, economy sigenda ite, abantu babiharira ubukungu, abantu bakicwa n'inzara, batubuzima tutereka da, ku buryo akenshi tuvuga suruta bari hanze tuvuga tuti nta kigenda na gitoya. Abantu bava ari abategetsi bo mu Rwanda cyangwa se abandi bagiye kubasura bati mu Rwanda ibintu biramenyereye bimeze n'ibi, mwebwe muba kuri tere ikintu none ni aviya nyuma, ikintu cyiza mubona koko buriya butegetsi bwakoze kigaragara mu muti ni cyiza ni kihe? Hanyuma mwebwe mwaraje mubona opposition hano mu mahanga uko dukora, mwebwe mwabonye bimeze bite? Mwatugaye iki? Mwatwungura iki? Mwadushimye iki? Murakoze. Murakoze cyane. Reka mpere kuri icyo cya mbere wagize uti mwumvise tuvuga yuko twifuza yuko ubutegetsi buriho ubu ngubu burangajwe imbere na Kagame Paul bwakomeza, tutifuza ko bava mu gihugu, twifuza ko bagumayo tugakorana. Ibyo bintu ni ukuri, niko tubyifuza. Impamvu rero tubyifuza ni iyi ngiyi, twasanze ko dukomeje tugahora mu ruhererekanye rwo kuvuga ngo bamwe bagiyeho, abandi babahunze, abandi bazongera bagaruke babakureho, abandi bongere bahunge. Ni ukuvuga ngo twazajya gusanga tugasanga uruhererekanye rwacu nk'abanyarwanda ruhora mu guhunga, mu guhunguka, mu guhunga, mu guhunguka, mu kuvana, mu kwicana, mu kwihorera. Niyo mpamvu aho ngaho twavuze tuti byaba byiza Kagame avanywe ku butegetsi akemera kunengwa, hakajyaho abayobozi abaturage bitoreye bihitiyemo, hanyuma ntahunge. Ntabwo tubyifuza. Impamvu tutifuza ko ahunga, ya mbere ubuzima bw'ubuhunzi ntabwo ari bwiza. Ikindi cya kabiri, iyo umuntu ahunze ntabwo ari cyo gisubizo cy'ikibazo, ku buryo ibibazo igihugu cyaba gifite byaba bikemutse. Ikindi wavuze uti ko bashinjwa ubwicanyi, abo bantu mwabana mute mu nzego z'ubuyobozi, mwayobora mute abaturage? Ubwo ndabyumva washatse kuvuga uti mbese abaturage bagira ngo iki babonye mufatanyije noneho n'aba bantu bari bazi nk'abicanyi. Aho ngaho rero nge navuga inti ni nayo mpamvu twifuza yuko adahunga n'abariya bafatanyije ubutegetsi. Tukifuza ko ubutegetsi bwahinduka bakaguma mu gihugu, ufite icyo abazwa n'inzego z'ubutabera zikakimubaza akagisubiza, bakamukanira urumukwiye bitewe n'ibyo abazwa n'ibyo amategeko amuhamya. Hanyuma udafite ibyo amategeko amushinja, udafite icyaha, akaguma mu Rwanda akabana n'abandi banyarwanda. Abaturage bazamugirira icyizere ko aguma mu butegetsi, bakamugirira icyizere, bakamutora, agakomeza akayobora abanyarwanda. Ni muri urwo rwego ntimubyitiranye ngo muvuge ngo nuko dushyigikiye ubutegetsi buriho, ahubwo nuko tudashyigikiye ubuhunzi. Ikindi tunashyigikiye ko ubutabera bwakagombye gukora bwisanzuye, bugakanira buri muntu wese urumukwiye, buri muntu wese agacirwa urubanza rukwiranye n'ibyo abazwa. Murakoze cyane.
mbere y'uko tujya ku kibazo cya kabiri nagira ngo nongeraho akantu gatoya. Twumva ko igihe tuzashobora kugira ubutegetsi busimburanye neza mu nzira ya demokarasi, uwavuyeho akumva yuko avuye ku butegetsi agakora akandi kazi akaba umuturage usanzwe, burya tuzaturimo gutera intambwe mu mibanire y'abanyarwanda. Naramuka yumva ko azava ku butegetsi ari uko apfuye, ntazanakuvaho. Ikindi kandi niba umuntu apfuye ari ku butegetsi, hari abandi bamuririyeho, hari urubyaro rwe, abo bose bazakubaza tese umuntu wacu wamukiye. Mu mateka y'u Rwanda muzi ikuntu icyo kintu cyagiye kiba. Ubushize icyo kibazo nakisobanuye nifashishije igihugu cy'u Burundi. Mu Burundi naho habaye ubwicanyi mu Rwanda, ariko hari intambwe bamaze gutera. Intambwe bamaze gutera nuko bamaze kubona ikintu cy'uko abategetsi bashobora gusimburana, akajya hariya bakamunenga ariko ntibamwice. Noneho nawe ubwe akabona igihe cyo kwikosora, agashobora guhanura abandi baje gutegeka, abagira inama kugira ngo batazagwa mu makosa we yaguyemo. Natwe rero twifuza ko icyo kintu cyaba, abo bicanyi bo muri FPR ni nk'uko hazaba hari abicanyi muri leta yasimbuye, cyangwa se nk'uko bavuga bati hari abicanyi muri FDLR. Abicanyi bose bakanirwe urubakwiye, niba ari imbabazi bagomba guhabwa bazihabwe, ariko turebe ikintu cyatuma abanyarwanda dushobora kwicarana mu gihugu twese nk'abanyarwanda, uwakoze ikosa akarihanirwa, arangiza igihano, akongera akaba umunyarwanda mu gihugu cye. Ako niko kantu gato nashaka kongeraho. Ubwo yaransabye ngo mpite nkomeza ku kibazo cya kabiri, ariko numva ahubwo ari uragisubiza, kubera ko cyane cyane wabajije utese mwe muvuye mu gihugu mwanenga iki kuri opposition cyangwa mwayishimaho iki. Ndamwunganiraho gatoya, ariko rero ubundi nanjye ndamusaba nawe ukabibona. Impamvu ze ngo ndamusaba nuko ngewe mpagarariye ishyaka ariko ndi hanze. Ni ukuvuga ko hari ibintu biba mu gihugu afite azi kundusha, nanjye hari ibyo nzi kumurusha biba hanze. Rero ntabwo uyu mwanya ari ukugira ngo tunenge ngo naka. Twebwe ahubwo turimo kungurana ibitekerezo, kuko twagombye guhindura, tugafatanya tugahindura. Umunsi amashyaka azicarana nk'amashyaka gusa, atari ukuvuga ngo ni amashyaka na societe civile cyangwa se ni abanyarwanda muri rusange, aho niho dushobora kuzanengana. Umwe akabwira undi ati se kuki mwebwe hano mugira gutya, kuki hano mugira gutya. Naho hano ntabwo byaba ari byiza yuko twe twajya kuvuga ngo turishima kuri iki tujye kunengana aka kuri iki, ko uwo wundi ntahari. Niba hari unahari, ntabwo ahari n'ishyaka, ahari nk'igiti cye. Michel ndabona avuga ntabwo nabajije, navuze we yabonye nana ensemble opposition nanga yitwaye uko ikora n'igito. Navuga nti muri rusange we yarabona opposition yayigira iyihe nama ki, ukuntu mu mikorere yabo yabahindura iki, yayishima iki. Nibyo ni muri rusange, ntabwo navuze ngo bavuge ngo ishyaka yimera gutya irindi bero gutya. Ni inama nari musabye en tant qu'observateur uje uvuye mu Rwanda, abonye ukuntu bakora n'ukuntu we wenda yarazi ko twebwe dukora, none akaba none yabyiboneye, yabonye ukuri. Ni muri iyo sanse nashaka. Murakoze cyane. Mu bifatanye no kunenga byo, ndumva nta kintu ndi bubanenge, kubera kuko ntabwo buriya nzi imikorere yanyu cyane. Murabona ko nkiri umushyitsi, cyo kora gusa wenda kubashimira nabashimira, ndetse mpereye no kuri uyu munsi kuba byonyine mwashoboye kuza hano kwitabira ikino kiganiro. Ibyo biragaragaza rwose ko muri abantu beza, ndetse ko muri abanyarwanda b'inyangamugayo mukunda n'igihugu cyanyu. Mu mwanya wo kunenga rero, ahubwo wenda ndumva natanga ikintu kimeze nk'ibyo, wenda nk'inama nabagira
aho kubanenga, naho kubanenga ko ntacyo mbanenga kubera ko kugeza ubu ntacyo nzi kibi mukora. Ubwo rero inama nabagira ahubwo ndumva nsa n'uwari wabivuzeho hano, inama nabagira ni ugufatanya mu kunga ubumwe buhamye, kubera kuko nta kintu icyo ari cyo cyose numva ko mushobora kuzageraho mudafatanyije, ariko nimufatanya nanone nta kintu icyo ari cyo cyose kizabananira kugeraho. Hanyuma ikindi nkabasaba ko mwakomeza kugira ubwubahane nk'amashyaka ya opozisiyo akorera cyane cyane abari hano mu mahanga ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ikindi nkabasaba ko mwakomeza kugira ubushishozi, ndabizi murabifite ibyo ngibyo byose, ariko ndabasaba yuko mwabikomeza cyane. Nkongera nanone kubakangurira mbabwira nti mukomeze ubwitange musanganwe rwose, mukomereza aho ngaho, ndabashimira. Ikindi mukomeze nanone kugira ubunyangamugayo, ndumva ari ibyo ngibyo nakongeraho, nongera no kubashima. Ahubwo hari ikindi wabajije uti niba numvise neza, uti mbese mu gihugu ni ibiki munenga cyangwa ni ibiki mushima? Yego cyane ibyo gushima ngo nyine tutavuga ati mu Rwanda ibintu biragenda, ekonomi imeze neza, amashuri ameze neza, ubuzima bumeze neza, ari abo abategetsi bo mu Rwanda ari n'abavayo bakatubwira ati ibintu ni munange, ibintu bimeze neza. Oro tutwareba atako abantu bo muri opposition tukavuga ati hamwe mu ntabwo ekonomi ntabwo igenda bimeze gutya, uburezi rekada, ibyo by'ubuzima rekada, none nk'abo ni mwebwe muri aho ngo mubikurikirane hafi. Ese mw'ibyo bintu byose iyo ngoma yakoze ikora ikiza koko mwe mushima, muvuga muti nubwo muri opposition muvuga ati kamwe nubwo bari abantu bakora ibintu bibi bicana bari banyagitugu, ariko ibingibi ni bizima babigezeho? Urakoze cyane. Aho ngaho mu by'ukuri ntabwo umuntu yavuga ngo ibyo bakoze byose ni bibi, ariko nanone hariho ibibi nanone byatwikira ibyiza byo bashobora kuba baragezeho. Ibyo bibi rero bishobora gutwikira n'ibyo byiza bakora, ku buryo ibyo byiza bishobora bitagaragara bitewe n'ibyo bibi tubona nyine tunenga. Koko ushobora kugera nk'ubu ngubu muri Kigali niba utaherutse cyangwa n'ahandi mu mijyi itandukanye y'u Rwanda, ugasanga harimo koko amazu meza y'imiturirwa yubatswemo, ndetse rwose tuzi gukubura imihanda neza cyane, tugatera n'indabo ku nzira pe, urahagera ukavuga utaba abantu rwose ni abanyesuku batangaje. Ariko noneho iyo ugeze inyuma yaho gatoya, usanga hari abantu ashobora gukubitira abana kuryama, cyangwa se ugasanga hari n'ababakene bageze ku rwego rwo kurwara amavunja. Aho rero niho nakubwira ngo nkunda guca imigani, muranyihanganira. Abanyarwanda baca umugani ngo ingona zirya bamwe abandi bakambuka. Koko hari ibyiza bikeya nk'iyo miturirwa n'izo ndabo ziterwa, n'ibyo abantu bakeya gusa, abantu bakeya, agatsiko gatoya cyane mu banyarwanda uko bangana muri miliyoni zingahe mubona z'abanyarwanda. Ariko abanyarwanda benshi niba abo ngabo barimo gusonza, barimo gukena, barimo kubura icyo kwambara, bananirwa kujyana abana mu mashuri, barimo kurwara amavunja, bimurwa mu masambu yabo bakaba bari mu mashitingi, n'ibindi. Aho ngaho rero ntabwo nk'abantu b'abanyapolitike twavuga ngo kubera ko twabonye umuturirwa runaka w'igitangaza cyangwa n'indabo ziteye ku muhanda runaka ngo tuvuge ngo ibi ngibi ni byiza. Twebwe icyo tubona cyane niba ari abaturage ahubwo barimo kubabara cyane, kubera kuko ntabwo tuzaratira iya nzu umuturage arimo kubabara, umuturage atagira ijambo, umuturage atafite urwinyeganyerezo. Nibyo rero twebwe tubona ko twitaho cyane, kureba mbese abanyarwanda bameze bate, kuruta kureba agatsiko k'aba abandi bakeya barimo kuzamura imiturirwa.
ni ukuvuga ngo ubu mu Rwanda aho tuvugira ahangaha nta baturage bari muri kategori mwayene. Ni ukuvuga ngo harimo abo bakeya bakize cyane, harimo n'abo ngabo bakennye cyane, kandi byakakwiye ko habamo middle class kugira ngo abanyarwanda bose bamwe bagende baterana inkunga, umukire afashe umukene, wa wundi wo hagati nawe ashobore kubaho gutyo. Ni ukuvuga rero ngo abakize bateye intambwe ndende cyane basumbya nanone abakennye. Bivuga ngo abo bakeya bafite barimo kubona amafaranga, bashyigikiwe birumvikana n'ubutegetsi buriho, barimo rwose gutera imbere, bafite amafaranga. Ni nabo ngabo ngira ngo akenshi mukunda kubona bazi naha bakababwira ko bimeze neza, bakabereka amashusho yo mu Rwanda ukuntu duteye indabo nziza cyane z'amoko yose, z'amarange yose. Ariko nyamara simpamya ko bagenda ngo bajye inyuma mu giturage bagende bafotore ziriya shitingi zirimo bari abantu bicwa n'inzara barwaye amavunja. Twe rero niho dutandukaniye, kuko turagenda tukagera no kuri wa wundi ufite ikibazo cyo kubura icyarya, abana bahindutse mayibobo, babuze uko bajya ku ishuri, amavunja yishe, bamwimuye mu mazu, bamwimuye mu isambu ye, aragenda ntiyishyuwe. Nibyo ngibyo twitaho cyane kuruta kwita ku mazu n'indabo biteye ku muhanda. Murakoze cyane. Tuzi twese ko ibyo duharanira ni ukuvanaho ubutegetsi bw'igitugu tugashyiraho ubutegetsi bubereye abaturage. Muzi mwese ko bavuga ko ubutegetsi ari ubw'abaturage, ariko wowe uvuye mu Rwanda ntabwo natwe nubwo turi hanze bwose tubona ubutegetsi atari ubw'abaturage, nk'uko muri sanse dusanzwe tuzi ko ubutegetsi ni ubw'abaturage bukorera abaturage. Tugatekereza ko ubutegetsi ntibufitwe n'abaturage, ntabwo ari ubwabo, bumeze nk'ubwo bufitwe na nyirabwo nyine wanze wabugundiriye akanga kuburekura. Tugatekereza nanone ko abaturage bagomba kubusubirana, kugira ngo babusubirane bavaneho bashyireho bashaka, nabananira bamuvaneho nawe bashyireho bashaka. Uburyo bwa mbere bwari ubwo gukoresha amatora, abaturage bakavuga ko batamushaka, abaturage badashaka, uwo badashaka akavaho hakajya aho bashaka. Ubwo buryo bwarananiranye. Murabona ukuntu bakomeje gucunaguza abantu hirya no hino. Iyo dutekereje turavuga tuti abaturage, hari igihe cyagera koko mwe muvuye mu Rwanda mu barebye, hari igihe mureba koko mukabona ko hari ukuntu twabigenza, abaturage bagahaguruka, bagashyira hamwe, bagahaguruka, bagakoresha uburyo butari bw'ingufu za gisirikare, ariko bakavuga bati turabyanze, bashyize hamwe. Uwo munsi koko mutekereza ko ubwo buryo bwazashoboka? Murakoze. Ibyo ngibyo tubona bizashoboka, byanashoboka, cyangwa se bizakunda, wenda mbivuge gutyo. Ariko niyo mpamvu ndimo kubabwira nti nidufatanya nta kizatunanira. Ni ukuvuga ngo abantu bari mu gihugu tuzajya tugira ibyo tujyaho inama namwe dukore nk'abantu bari hariya mu gihugu, namwe abari hano hanze y'igihugu mugire ibyo mukora, ariko byose byuzuzanya. Ni urugero, hari ibyo umuntu ashobora gukorera mu gihugu bagashobora ngira ngo bagahita banakwiciraho, ariko nkamwe mutari hariya mu gihugu mushobora kubikora. Nk'urugero, mushobora nk'hano mwigaragambije mwe ntacyo babatwara, uko nabyumvise, ariko twebwe iwacu kirazira, wigaragambije bakwicira aho ngaho. Aho rero niho nababwiraga nti birasaba ko tugirana buriya bufatanye, tugakomereza ingufu hariya mu gihugu, namwe mukagira ingufu hano, twese tukajya duhuriza hamwe. Ibyo tudashobora gukora kubera inzitizi runaka, mwebwe mukabikora hano niba bibashobokeye. Namwe ibyo mudashoboye gukorera hano kubera inzitizi runaka mukabitubwira, natwe tukabikorera hariya, tukuzuzanya gutyo. Turamutse rero nituba dushoboye kugera kuri ubwo bwuzuzanye, nta kizananirana. Murakoze cyane.
muri iyi minsi nagiye mbona amakomunike kuri za interinete ya PS Imberakuri, mbega ni nyuma y'aho mufatiye urugendo hano muri Europe, akenshi harabona n'abajije muravuga muti bariya ntabwo dukorana, bafite uwo bakorera. Ubwo n'ejo bundi nabonye iyindi komunike ivuga ko Nyangwari ya Theobald sinzi, uvuga ko bafite ingabo mu majyaruguru. Yaba ari mwaba mukorana cyangwa bimeze bite? Ikindi ni akabazo k'amatsiko, kumbona umuntu ugerageje kuvuga nabi Kagame atamwihanganira, mubona mwe nimusubirayo mwumva ntabwo bibateye? Na akabazo k'amatsiko gusa nta kindi nibyo. Ndahera ku kibazo kijyanye n'amatangazo. Nibyo koko hari amatangazo amaze iminsi asohoka, cyane cyane aho Immaculata zino byatangiriye kuri hagati ya Mukabunani na Banoheri, bamwe birukanana, hateyeho kabiri hazaho ko Mutarambirwa. Ibyo bintu byaduteye kwibaza byinshi, ariko dusanga byose ari leta. Ahubwo kuri Mutarambirwa uyu munsi mu gitondo hari n'itangazo nabonye, sinzi na mwaribonye, bavuga yuko ngo yashyizeho umutwe w'ingabo za PS Imberakuri, ko ngewe tuvugana ngo ari byo ubuhagarariye. Icyo nabwira cyo nuko byo byose ni ibinyoma. Ndahera kuri icyo cy'umutwe w'ingabo. Theobald Mutarambirwa yabaye umunyabanga mukuru w'ishyaka PS Imberakuri kugeza ku itariki nka 27 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2010. Mu kwezi kwa 10 gutyo cyangwa 11 nabwo hari itangazo ryigeze gusohoka, nabwo mu izina ry'ikinyarwanda hariho ubumwe, bavuga yuko ngo bashyizeho ihuriro ryo kurwanya leta ya Kagame, nk'uko nari yatangazo ryasohotse ejo mu kwezi kwa kabiri rimeze. Rwose ni nka fotokopi bongeye gukora. Icyo gihe Mutarambirwa yari Bugande, ngiye ku giti cyanjye twaravuganaga nk'umunyabanga mukuru w'ishyaka nari mpagarariye. Noneho maze kubona itangazo, cyane cyane yuko na Green Party, donc Frank Habineza yaratwandikiye adusobanuza ku cyo gihe twari twihuriye mu mpuzamashyaka y'i Kigali, atubwira ati se kunabonye itangazo kandi bivuga ko umunyamabanga mukuru w'ishyaka ryanyu yaba arizi, yaba azi uko ryasohotse, kuko ho ntago bamuvugaga mu izina, ariko Frank yavuga ati amakuru mfite nuko yaba azi ukuntu iryo tangazo ryasohotse. Ati mwagira icyo munsobanuriraho? Ngiye rwose icyo gihe twaravuganye, arambwira ati icyo kintu numvise abantu koko bavuga ko bashaka gushyira umutwe w'ingabo, ariko ngewe nk'imirimo mfite mu ishyaka ntabwo ushobora kwitabira ikintu nk'icyo ngicyo, ati keretse manje kubanza gusezera mu ishyaka. Genda mbwa nti biri amahire, kubera ko ishyaka PS Imberakuri rishingwa, nge nkurikije ko Bernard yansobanuriye ubwo twabonanaga hano, yarishinze kugira ngo ahangane mu buryo bwa demokarasi, mu buryo bw'amahoro. Ntabwo yashinze ishyaka ateganya gushinga umutwe w'ingabo. Icyo rero twumvikana ko aramutse abonye ari ngombwa ko ajya muri ibyo by'ingabo, abanza kudusezeraho mu ishyaka akabona akajya mu by'ingabo. Ati rwose ibyo ngibyo nge sinshobora kubijyamo, nanjye nzi inshingano z'ishyaka mpagarariye. Noneho icyo gihe tumusaba ko yakora itangazo akadufasha gusubiza Frank, ko twe twasanga Frank ari uburenganzira bwe bwo kutubaza nk'ishyaka bakorana niba hari ikintu koko uwo munyamanga mukuru w'ishyaka ryacu yabazi kubyerekeye iryo tangazo. Icyo yadushubije atubwiye ati nukumbishyira ni za rimeri, ariko yanga gukora itangazo ryanditse.
ikintu twe twakoze ni uko twabindikiye Frank tumubwira yuko nk'ishyaka nta kintu tubiziho, ko aramutse hari n'ikintu yakoze yaba yaragikoze ku izina rye. Ari nacyo cyatumye kuva uwo munsi ibyemezo byose by'ishyaka byasohokaga bishyizweho umukono na Alex Bakunzibake. Icyo gihe yarashinzwe urubyiruko mu ishyaka. Kubera rero ko abantu benshi bo muri komite bamwe bari barahunze, abandi barapfuye, hari n'abafunzwe, mbese Bakunzibake niwe wari usigaye muri komite nkuru wenyine. Byabaye ngombwa rero ko duteranya inzego zose z'ishyaka zifite uburenganzira bwo kwemeza ubundi buyobozi. Iyo nama yateranye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2011 itora komite nshya, ari nabwo Immaculata turi kumwe hano yatowe nk'umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Kuva rero icyo gihe mu kwezi kwa 10 mwaka wa 2010 ntabwo nongera kuvugana na Theobald. Kuba rero Theobald niba koko ari washinze iryo huriro, kuba banyitiranya nawe ko dufatanyije muri coordination y'iryo huriro, aho nukumbeshyira. Ibyo byose mbere yuko nza nanavuganye na Alex, kubera ko hari amazina bashyiragamo ugasaho badashatse kuyarambura, ryanye n'iryo rirambuye ryonyine. Hari aho banditse ngo A point undi ngo B, arambwi nawe Alex yambwiye ati ibyo bintu twe dusanga ari ubutegetsi burimo gukora kugira ngo ubone ukuntu buduharabika, barebe ukuntu badufunga nk'uko bamenyereye, cyane cyane ko mu minsi ishize Immaculata kigira hano mwabonye ko bamwibasiye, dukora itangazo no kubibasiye cyane cyane Bakunzibake, bituma dukora itangazo ryo kunenga ibyo bintu. Mu makuru rero twabishe kumenya nuko abantu bo muri komite ubutegetsi bwegereye bose ngo barababwiraga bati ntago twumva ukuntu Immaculata yashoboye guhaguruka i Kigali akajya mu butumwa bw'akazi i Burayi. Tuzi neza ko hari umuntu witwa Mugabe yagiye asanga ni nawe banakoranye ikiganiro. Icyo gihe babikoze cyane tumaze gusohora ikiganiro cyabaye kuri 25. Dukeneye kumenya uwari we n'ibihugu bibafasha. Tugasanga rero kuba banditse noneho izina ryanjye ku mugaragaro gutyo, buriya ni ukugira ngo bantere ubwoba cyangwa se batere ubwoba abo dufatanya. Ariko twebwe ishyaka PS Imberakuri cyangwa se ngiye ku giti cyanjye nta contact dufitanye na Mutarambirwa, nta nubwo rero dufitanye imikoranire kuri icyo kintu baba barashyizeho. Ku icyo cyantunza rero cya Mukabunani, rekana ko nkinga ko gatoya, muribuka ko muri mwaka wa 2010 ubwo babonaga ko Ntaganda bananiye kugendera mu kwaha nk'uko andi mashyaka bigenza, aribwo bashatse Mukabunani na Noheli Hakizimfura na Niyitegeka Augustine kugira ngo babakoreshe bavuge ko bakuyeho Ntaganda Bernard. Bagiye mu isoko rya Nyabugogo, abo ari baje kugurisha imyaka cyangwa se gucuruza cyangwa se kuranguza, babaha amafaranga, babyita kongere, bati dukoze kongere yo gukuraho Bernard Ntaganda. Abo ngabo bashyize hamwe ngo bakoze kongere yo gukuraho Bernard Ntaganda, mwabonye ko ari bongera gusubiranamo birukanana. Murumva rero ko amakinamico nk'ayo ngayo nta kindi agamije uretse gusa kuduca intege kugira ngo udashobora kumisa imirimo yacu. Murakoze. Murakoze cyane. Nta byinshi ndi bwongereho kuri ibyo ngibyo mugenzi wanjye avuze, gusa nabyita ikinamico. Mu makinamico FPR ikunze gukoresha ntabwo ari ikinyoma gusa, ahubwo no kubeshyera abandi irababeshyera. Mbese navuga ngo nta mabi badakora keretse iyo batagushatse gusa. Icyo bagushatseho cyose barakikwita, izina bagushatseho bararikwita, icyo bagushatse cyose barakikwitirira. Ubwo rero n'ibyo ngibyo numva ko nta gitangaza kirimo.
gusa wenda bitangaza nk'ababa badasobanukiwe imikorere yabo, ariko nkatwe tuyizi nta gitangaza kiba kirimo. Hanyuma ngiye ku kibazo cy'uriya muvandimwe yarambajije ati ko Kagame atajya akunda abantu bamunenga, nta bwoba mfite bwo gusubira mu gihugu. Ntabwo kuba nkihumeka hari uko Kagame ashaka komba ndiho n'abandi bakorana nawe. Iminsi yanjye nigera Imana yangeneye, nubwo hazaza ukomeye akanguririra, ntabwo hazarengaho n'umunota n'umwe. Ni muri urwo rwego rero numva ko nta muntu uzanyimira kuvuga ukuri cyangwa gukorera abanyarwanda. Akenshi mujya mwumva nkunda kuvuga mu byo mvuga inti kubaho kw'imishwi ntabwo ari impuhwe z'agaca, nanjye kuba ndiho ntabwo ari ubushake bw'uko iriya leta iriho iyo mu Rwanda kwibishaka. Nuko igihe cyanjye kitaragera, kimwe nuko nabi igihe cyabo kitaragera, ngo narucira mu kasoro ukajyana nyoko, niko njya numva bavuga. Bashobora no kuvuga bati Makurata agomba gupfa nagaruka, nkasanga aba wenda bacuze iyo migambi bantanze gupfa ntaranagerayo. Ibyo rero ntabwo bijya bidutera ubwoba, kandi iyo wiyemeje kujya muri politike byose birashoboka. Hari ugufungwa, hari ugutotezwa. Mwumvise ko ubushize nababwiye nti twarabyemeye dukubitwa inkoni zirenze iz'abaporoso bakubita ingoma ku cyumweru, badufata kurusha uko abakozi bafata imishahara ku kwezi. Hanyuma dufungwa buri gihe kurusha uko abantu bafunga inzugi z'amazu yabo. Ubwo rero murumva yuko nta gitangaza cyaba kirimo uko babifata kose. Icyangombwa mparanira ni ukugira ngo umunyarwanda yishyire yizane mu gihugu cye, kandi ikindi nubwo napfa, nubwo nasubirayo nkapfa, cyangwa n'uyu mwanya nubwo napfa, no mu Bubiligi barahagererega burya n'ahandi. Nshobora no gusohokana hano wenda umunsi wanjye wageze bagahita banyiciraho, ariko ibindi mo kuvuga hano ntabwo bari bubyice. Yewe nibyo navuze ubushize turi kumwe ntabwo bari bubyice, n'ibindi navuze ikindi gihe, nibyo nakoze ikindi gihe bakwiciye umubiri wa Makurata, ariko ibyo nasize ntangije abandi babikomerezaho. Murakoze cyane. Murakoze. Nagira ngo mbanze nshimire Makurata ubutwari afite amaze no kutugaragariza, hanyuma babwire ko abafite ubutwari nk'ubwo afite atari benshi. Njya numva abantu hano dukunze kuganira bavuga ko Makurata ari ingabire wa kabiri. Makurata rero nkaba nagira ngo nkwibarize akabazo. Uratubwira ko nyine ugiye mu minsi iri imbere gusubira i Kigali, ariko nk'uko bivuga uravuga ko buriya butegetsi ibyo bukora budatinya no gukora amahano. Nta kintu kibi tukwifuriza rwose, tukaba twemera ko urugamba urimo ari urugamba rwiza, ariko tukaba twemera nyine nk'uko nawe ubivuga kubyemera ko byose bishoboka. Nkaba mvuga rero nti ejo bundi usubiye mu Rwanda, ibyabaye kuri Ntaganda Bernard turabizi, ibyabaye kuri Ingabire atashye turabizi. Ese uramutse ugezeyo nawe hakagira ikikubaho nk'uko abo ngabo byababayeho, cyane ko mufite urugamba rumwe, nkatwe abantu turi hanze tuvuga ko wenda uravuze uti ntaho batagera, ariko nkeka ko nanone ntago tuzatubadiaboliza, ntago nkeka ko ntago bashoboye byose. Iyo babishobora wenda mugani uko turi hano n'abakiriho twese ntago twagombye kuba tukiriho, ariko nkavuga nti bashobora gukora deku. Uramutse ugezeyo hakagira ikintu kikubaho, ese message wadusigira ni yihe? Ese inkunga wadusaba nk'abantu bari hanze ni yihe? Murakoze. Murakoze cyane. Erega buriya ngo iyo umuntu wamumenye rimwe na rimwe hariho ubwo atagira n'icyo gutwara, mwari mubizi,
kandi iyo inyoni zagiye imigambi abarinzi bajya indi, nshobora no kugenda nagerayo nabona bashaka kunyica, nibyo nahoze mvuga inti nabo bashobora gupanga ati ndica Makurata akantanga gupfa, n'imodoka zirica, n'amazu agwira abantu, n'imyuzure iraza. Iyo Imana yashatse kukurokora ntiwamenya uko umuntu uko ukira, cyangwa byanashoboka ko nanagerayo mbese namenya ko bagiye kunyica, n'ubundi imipaka iracyafunguye, ndumva ko nta mahano nigize nkora nshinjwa n'urwego mpuzamahanga, mwanabona nagarutse. Nese mwakwanga kuncumbikira nje mpunga? Ni muri urwo rwego rero ko ndamutse ngezeyo bakanyica, icyo mbasaba mwebwe muzakomeze inkundura ya demokarasi, muzabohoza abazaba basigaye, ubwo umunsi wanjye uzaba wageze wo gupfa. Nabwo sinavuga ngo ntibishoboka, kandi nabwo ndamutse ntapfuye nkafungwa, nabwo mukomeze urugamba twatangije kugeza rugezweho, muzaze mu mfunguzi nkuko muzafunguza n'abandi. Ubwo rero ni muri urwo rwego rwose ngewe numva nta bwoba mbifitemo na buhoro. Imana ifite ukuntu izaca inzira mu buryo bwayo. Icyangombwa nuko numva ngomba guharanira ukuri, kandi namwe nzaba nsize hano mukazasigara namwe muhagaze ikigabo. Murakoze cyane. Ni akabazo gato nagize kare mu byo Makurata yavuze birebana n'interahamwe. Babwije ukuri ko ako kantu iyo bakavuze numva mfite ahantu ndibwa, iyo bavuga ko abicanye ari interahamwe, kandi interahamwe zari urubyiruko rw'ishyaka MRND, ku buryo hari nkeka ko wenda naba nibeshya urwo ruhande rw'abicanyi bose bavuga ngo ni interahamwe, yewe n'abari no mu yandi mashyaka, abari muri PS, abari muri PL, abari muri MDR, abari muri CDR, ukumva habaye ibipande bibiri, hari igipande cy'interahamwe hakaba n'igipande cy'abacikacumu. Nkeka ko wenda bigomba ko ari bigenda kuzasimbura inyito y'amoko. Nkagira ngo rero rwose Makurata icyo kintu cy'interahamwe mujye zijye zivugwa ari kugira ngo basobanure urubyiruko rwari mu ishyaka MRND, ariko batabyitiriye entre guillemets abahutu. Abahutu bose ntabwo bari muri MRND, kandi interahamwe zose ntabwo zishe. Nkagira ngo ari icyo kintu nacyo tukajye iyo bakivuze ndaribwa. Merci. Murakoze cyane. Ako kantu rero buriya mugenzi wanjye ari bunanyunganireho, ashobora kuba ndusha ibyo mu Rwanda cyane, nubwo ndi umunyarwanda, ariko ayo mazina amwe namwe nge naranayahasanze, buriya ntabwo nyazi. Gusa icyo nemera cyo ni kimwe, ari interahamwe, ari ayandi mazina yandi, ari ameze ate, nge numva ku bwanjye buri muntu wese yabazwa ibikwiranye n'ibyo yakoze, batitwaje izina runaka cyangwa icyari cyo runaka, kubera kuko nibyo nahoze mbabwira kare, inti abantu bose bapfuye niba tugomba kwibuka ubwoko bumwe twakwibutse n'ubundi, ni ukuvuga ngo nta bapfu b'abatagatifu n'abapfu b'abapagani badakwiye kwibukwa, nta n'abicanyi b'abatagatifu badakwiye kuvugwa cyangwa abandi ngo b'abapagani bavugwe. Ni ukuvuga rero ngo interahamwe ni nayo mpamvu ubona ko nk'uko bivuze uti ntabwo abahutu bose ari interahamwe. Ibyo ngibyo turabyemeranyaho, ntabwo abahutu bose ari interahamwe, nta nubwo abahutu bose ariko bicanye, ni nk'uko n'ubu ngubu ntabwo abatutsi bose ariko ari abo muri FPR. Ntabwo rero nta kintu kirabaho kugeza ubu ngubu cyiza ari igihiriri cy'abantu bose muri rusange. Umuntu ashobora kuba mwiza cyangwa akaba mubi,
aho yaba ari aho ariho hose, uruhande yaba aherereyeho urwo ari rwo rwose. Ndagira ngo mugenzi wanjye nk'umuntu wari uhibereye amaso ku maso anyunganire. Murakoze cyane. Byose wabivuze kandi na nyese washije ikibazo nawe arabizi. Ntabwo no mu byo twasobanuye byose kuva kare kugeza ubu nta na rimwe twigeze twikoma abantu wenda ngo ni intera hamwe cyangwa se ni inkotanyi. No, twe tuvuga nyine ko yaba inkotanyi yicanye nibazwe ubwicanyi bwayo, yaba intera hamwe yicanye ibazwe ubwicanyi bwayo, ariko twe gufata groupe yose. Kuba rero iryo jambo ko rivuga ati intera hamwe, ibyo byo cyo nakongeraho nuko niyo koko kashe bahaye, ubona bameze nk'abahaye abahutu bose mu Rwanda, bakumva yuko umutu wese ari intera hamwe, n'umututsi rero badashaka bamwita intera hamwe. Icyo cyo nakikubwira. No ku buryo wa mugani bashaka kuvuga ngo nagira ngo nkunganireho gatoya aho ngaho. Intera hamwe ubu ngubu mu Rwanda rikoreshwa nk'izina ry'umwanzi w'igihugu. Ngewe makuru atuye nkubwira ntabwo muri 94 nari ntarakoza n'ikirenge cyanjye mu Rwanda, ariko ubu nitwa intera hamwe kubera ko ndi muri opposition. Iyo bagiye kuvuga baravuga ngo kakadamu ko muri PS k'intera hamwe. Aho rero ugerageze kubyumva neza. Urakoze cyane. Ahubwo ndumva bigize ubwo nagira ngo rero dufate nk'ibindi bibazo 2 cyangwa 3 ahasigaye dusoze. Ndahera kuri Damascene. Nagira ngo nanjye nkuko abandi batangiye bivuga nshimira Makire kuba yarageze inahangaha. Giye kuri ngewe byampaye kizere kinshi cyane kinini cyane ko ibintu byose bishoboka. Kuba umuntu ava mu Rwanda, umuntu w'umwana nkawe giye mwita umwana wakunda muta cyane, umuntu w'umwana nkawe ava mu Rwanda akiyemeza kwitanga, yava mu Rwanda bakiri batanga amatangazo ahantu hose amutera ubwoba ngo yere kuzagaruka, ariko yarangiza akiyemeza gusubirayo. Ni ubutwari burenze urugero abenshi tudafite yewe n'abari hano. Rero ndagira ngo nkushimire cyane by'umwihariko kuko ubutumwa watanze nkuko bivugaga icyakubaho cyose usiye ko tutabikwifuriza ntago buzasibangana kuko ni ikimenyetso cy'ubutwari kirenze urugero nk'iki Ingabire yatanze, nk'icyo Mushayidi yakoze, nk'icyo Ntaganda yakoze. Abantu benshi bakeka ko wenda gufungwa cyangwa gupfa k'umupolitisi ari igitangaza. Ntago ari igitangaza. Abantu njya mbaho urugero mabwira nti hari umuntu wigeze kuvuga ngo abanyeshuri bamubaza bati ko turimo kwiga ubupasiteri kandi mu Rwanda kwa intambara tubwiga hanze, urabona tuzajya kubwiriza tuzajya kwa pasiteri mu Rwanda duti. Arabareba arabaseka cyane ati ko mwasomye Bibiliya hari mwigeze mubona handitse ko umubwiza butumwa abuvuga mu mahoro gusa, we ni Imana yabatumye muri gereza. Urumva rero n'abanyapolitike nabo nta kintu kimwe kivuga ko bagomba kujya gukora politiki ari uko haje amahoro, kuko abanyapolitiki bakeneye ahubwo amahoro dahari. Nyamvu rero nagira ngo nsubize ikibazo numva ari Radislas kibajije avuga ati imyigaragambyo mu Rwanda ko gihugu cyacu mu kizi ko Kagame muzi imyigaragambyo irashoboka. Ndavuga nti ngewe sinzi, ndumva Michel mu bantu bakoze politiki mu mbere yararimo n'abandi ntaze ariko ndacyahara bari bahari atukara abatari abana hano 1991 icyana kabiri mashyaka gitangira mu Rwanda. Ubutetsi bwa Habyarimana bwari bukomeye, ndabyibuka mbere bavuga nk'umuntu witwa Rizindi akanga ugiye kumuvuga wihishe batakumva. Nyamara 1991 abantu bajyaga mu muhanda bagaca imbere ya Kigali bagatuka abasirikare kandi babarase. Urumva nginda byibuka umunsi ubishe mu muna mugenzi witwa David gina indi muri peri, twagiye ku manifest umujyi wose turazenguka Kigali turayiboroka duca imbere ya Kigali tubyina, nta muntu waturashe. Iyo abaturage bawe 5,000 mu muhanda nta muntu barasa ntawo. Ejo bundi Kadafi muramuzi yari yagize igitangazo, bana bavuga ngo hashobora kuba imyigaragambye akabaseka ati ntago mutuzi. Saddam Hussein ni kimwe, Ceausescu hano hirya ni kimwe, nyamara abaturage bahagurutse Ceausescu barinze bamugeraho munsi y'inzu avuga ngo ntibishoboka. Bamaze kumugeraho arirukanga amafoto mu muhanda. Namwe nabwiraga rero mureke twinanirwe, ariko muye kuvuga ngo ntago abantu bakora imyigaragambye. Mvuge ko dufite ubwoba, ariko Kagame duhagurutse twese ubwoba ni wabugira. Ubusaba abana barimo gukora biriya bintu mu Rwanda, muravuga ko Kagame abakunda, wa mugani bati ko imishwe ntago ari kubera impuwe z'agaca, ntago bakunda. None se ko bamunanira ari bangaye, baba 5,000 10,000 cyagenda bite?
rero genda babwira nti nyamuna abanyarwanda niba dushaka kuva mu bucakara turimo mureke duhaguruke naho Kagame mwimubeshyira ngo ni igitangaza, nta gitangaza kirimo. Nababwiye umunsi wa mbere ku itariki 25 hano yuko Immaculata ari umwe mu bategarugori bahagurutse, bikaba ari ikimenyetso gikomeye cyane mu mateka y'isi hose. Abategarugori iyo bahagurukaga ibintu byarahindukaga rwose, kuva ku gihe cya kera cy'abagereki no ku gihe cy'abaromani. Immaculata avuze ibintu hano binyibutsa umugore witwaga Perpetua. Uwo mugore akaba yari umuromani ku gihe batotezaga abakirisitu, hari mu mwaka wa 2002 nako ibihumbi magana wari mu mwaka wa 202. Donc Yezu Kristo amaze gupfa, abigishwa be barimo kujyana ivanjiri hirya no hino. Uwo mubyeyi wari ubyaye umwana umwe gusa, Perpetua, yari afite umugabo w'umusirikare, akaba yari afite mubyara we nako yari afite oncle Boninde ni se wabo wari umusirikare ukomeye. Bamusaba yuko icyo gihe bagomba kuramya umwami, bagomba kuramya uwo bitaga l'empereur. Ntabwo ariko byagenze rero, Perpetua yanze kuramya empereur. Aba basirikare barimo n'umugabo we, barimo n'uwo se wabo, bamusaba yuko yashyiramo umubavu mu kantu bashyiraga imbere ya statue, donc imbere y'igishushanyo cy'uwo mwami ho cyabaga hose mu mujyi, mu ngoro bagomba kumuramirizamo. Perpetua rwose aranga pe. Kwanga icyo gihe rero byavuga ko bakwica. Ari nabyo Immaculata avuga ati ngeweho kugira ngo ndyamire ukuri, aho kugira ngo ndamye ibigirwamana, mfite ikintu nemera ni demokarasi, ibintu bigomba guhinduka. Perpetua yarabyanze pe, asiga uruhinja aruhereza umugabo we wari umusirikare nawe wa empereur, asezera kuri se wabo, baramujyana bajya kumugaburira inyamaswa, kuko icyo gihe bashyiraga abantu b'abakirisitu bakabashyira mu ntare zikabarya. Icyo gikorwa cy'uwo mugore Perpetua gisobanura ubwigenge mu byerekeranye n'urukundo. Ni ukuvuga ko nta muntu ukunda ku ngufu, umuntu akunda kubera ko bimurimo. Ntabwo rero Kagame azasaba abanyarwanda ngo bamukunde nibanga bakubita bamazisha imihini. Umuntu ahitamo icyo akunda, kandi urukundo ruri hagati y'abantu babiri. Nkeka ko Immaculata nabo bafatanije namwe mwese hano mukunda demokarasi, hari icyo bita gukunda igihugu cyawe, ugakunda abaturage, le peuple muvukamo, cyangwa se ugakunda igisambo kibavutsemo kibonka ngo kikajya kikuhaho kikagutanyura akantu gatoya. Nkeka ko iyo uhisemo demokarasi uhisemo demokarasi. Iyo ugize urukundo urugirana hamwe n'undi muntu wa kabiri. Iyo haje mu wa gatatu ubwo bari umunyagitugu, abaje kukubuza amahwemo, aje no kugutegeka uko bigenza, niba ugomba guhena cyangwa niba ugomba guhaguruka, niba ugomba kubama, ibyo ngibyo ntabwo bibaho. Ubwigenge rero nkeka ko umuntu arabuharanira buri munsi. Nagira ngo ariko nanone mbibutse yuko umudiho uva mu itako. Ubushize twari twavuze yuko sinzi wenda mushaka mwavuze ntaraza, twari twavuze yuko uyu munsi abantu bakora akantu kameze nka fundraising ko kugira ngo pesi mbera kuri n'uyu mubyeyi bazabona impamba yo gusubirayo, kuko igihe cyo gusubirayo cyari kigeze. Nagira ngo ngiye nyuma y'icyo gikorwa cyakorwa uyu munsi, nagira ngo nsabe abashobora kubyumva, nk'uko dusanzwe dukora amafundraising kuri Ingabire cyangwa se no ku bandi bigeze gukorwa, Mushayidi bigeze kujya mukora fundraising, nzi ko muri RNC naho bakora fundraising. Nagira ngo namwe hano baraha hari abashobora kubyumva, namwe mwareba ukuntu hajyaho fundraising ihoraho ya buri kwezi uko yabingana kose, ariko igatangira ikabaho, kuko ntabwo byumvikana ukuntu ishyaka ryatangiye mu gihugu imbere rikaba rifite abayoboke. Bambwiye yuko ngo Ntaganda tumiza abantu bwa mbere haje abantu 900, we ngo yarazi ko baboneka nka 50, ngo haje abantu 900, cyetse niba narumvise nabi, ariko niko bambwiye. Mu gihugu rero kubona umuntu arya kara abantu 900 bakaboneka, nuko ko mu gihugu harimo abantu barenze
barenze ibihumbi 9 cyangwa barenze ibihumbi 90 cyangwa barenze ibihumbi 900. Abo bantu nta mikoro bafite kuko n'abari bafite akazi Immaculée n'abandi bose bakabirukanyeho. Ubundi batangije ishaka ryabo bakora mu mifuko yabo, bamaze kubirukana ku kazi basigara amaramu gusa. Noneho bakajya bajya kubasahura uko bagiye ku biro bakabatwara za ordinateur nkuko byagendekeye Ingabire murabyibuka. Amahirwe wenda Ingabire yagize nuko hari abantu benshi batangaga amafaranga bagashobora kongera kugura ibindi bikoresho, bityo abo yasize inyuma bakomeza kandika bagakora amatangazo. Pesi Imbera kuri yasawe inshuro nyinshi ifungirwa ibiro, ntabwo yigeze ibona abayifasha. Ry'Umugabe batangiye kwikorera ubwo barashaka kumushakira ibyaha, wenda ejo bundi wabona bamugiriye nabi bakamufungisha cyangwa bakagira ukundi babigenza. Amayeri y'abari abavandimwe ntimuzi ukuntu ameze, ariko nyine nkuko Ingabire yavuga ati ejo mfuye ejo mfunzwe, mukomeze intambara, mukomeze akazi, intambara y'amahoro. Pesi Imbera kuri ivugira abaturage, nicyo gituma harimo sociale, parti sociale Imbera kuri ishaka ubwige, ishaka ubutabera, igashaka ukuri. Kandi koko demokarasi igendera ku butabera n'ukuri, kuko nibyo byonyine bishaka gutanga bishobora kurinda abaturage bikarinda n'umutekano w'ibintu byabo. Numvaga rero ngewe hejuru y'amagambo n'amashyi dukoma, ngira ngo tutangiye no gutekereza ukuntu twabatera inkunga ya mikoro. Ndabizi ko musabwa byinshi, abenshi muri hano duhurira muri fundraising ya Victoire Ingabire, ntawe nsabye ngo ayivemo cyangwa se agabanye icyo yatangaga hariya, ariko nagira ngo mbabwire ko ntabwo Ingabire cyangwa ishyaka rimwe mu Rwanda rishobora kurwana intambara ryonyine nkuko abisabye. None nta mukanya Immaculée yavuze ati nidufatanya nta kizatunanira, nitudafatanya tuzatsindwa byose. Ingabire yatashye avuga ati twese hamwe tuzatsinda. Nje namwunganira mvuga ngo nitutashobora gushyira hamwe twese hamwe tuzatsindwa. Murakoze.